iPhone 16 sigezweho iPhone 16 umubaza umushende uri hano wese bati yewe mama iPhone Pro 16 Pro niko nakumva meze neza amen akavuga ako kantu afite ariko mfata Pro Max 16 Pro Max ukaita muri to ukataka 1.1 million ukataka muri to cyangwa ikikanagira kikameneka abenshi barayisamba akayibona akagenda akadandaza amagara akabona Pro Max 16 bati bagenda ufite ibara stupid ukagenda ukabyimba ufite Pro Max ufite ubucucu iby'agaciro no gutunga Kristo ukemeza umubiri ukemeza abantu bigasoza upfuye abona Kristo urimo haleluya gutunga Kristo nibyo shingiro ry'ubwe bikadutandukanya n'imitego y'urupfu iby'agaciro kumugira nasanze iby'agaciro ari Kristo ubu ngubu ndi umugabo ndubatse kubera Kristo haleluya ntabwo nari kubona agakiza uretse umuntu bwa Kristo sinari kumenya uwandi we no kwisobanukirwa abantu benshi ntabwo bizi hano urabye ariko ntabwo wizi uraho mu gacu ntabwo wizi niyo musubira aho waturutse nyuma y'icyuya cyinshi cyane ugasimbuka cyane nk'abana bakure ugatara ukagurika akamaguru ugashobora no Kinyarwanda ngo utazi agaciro k'inzoga abyinira ubusabye avuna amaguru agakora icyo k'amaguru abyinira inzoga sore utazi agaciro k'amaguru abyinira inzoga kabyina ugasohoka Kristo yatubereye icyo ababyeyi batatubereye Joja, bana batoya, bana tungana, bana taruta, bana turi mu kigero kimwe. Nibyo agaciro gakomeye gutunga Kristo. Agaciro gakomeye kuva mu byaha ugashoka. Kashishoka.
eversante none ukabare iki nakuyemo bashoja wowe bikora umutima utagimuhingire bikora umutima wawe uraza gusanga harimo agaciro gake ku bantu benshi birabara agaciro gake impamvu nuko abantu dutaramiye gusa ugatarama utihana. Yesu yavuze ijambo rikomeye riteye ubwoba, aravuga ngo umuntu ugera ku musaraba agasubira Paul abivuze yavuze ngo abasa n'imbwa iruka hariya ugeze kubwira karuka yamara ikaza gusubira muri bya bindi yarutse ikongera akabikora ubabere umukomezi umuntu kuza mu rusengero agasirimba akabyina akanyuza Yesu mu kanwa yasubira agasubira gusamba abasa n'imbwa niko Paul avuze abasa n'imbwa yarutse ikaruka ikaza kongera gusubira ku bwabo uwo muntu abaciritse ku rwego rwo hasi kandi imbaraga zituvana mu bubata bw'ibyaha ni ukwizera tugatsikama kuri Kristo noneho tugatangira kubona iby'isi nk'aho bibambye barishimye cyane ukareka kureba ibiteye isoni ukareka kureba ibintu bitakureba ugasa n'umubambye kure yabyo ugatandukana n'inshuti ugatandukana n'ibintu bipfuye ukagorora inzira z'Uwiteka witinya ntabwo uzaseba ntacyo uzaba natwe twahoze muri bo twari babinetse no kurusha ariko ubu turi abana b'Imana isikubaguza barishimye cyane. Haleluya. Yes. Turabana bima. Dufite imbaraga zima. Dutegereje kuzazugana na Kristo. Kigerera kwishimira Imana kumushakiza. Dufite ubugingo buhora. Natwe twahoze muri ubusura bwabo wowe. Ntabwo wabura umuntu bimwe mwita ngo umutafu. Ntabwo wabura umuntu umutafu cyangwa umurasita kuba we wandusha. Twakoze byinshi. Ntabwo mbwira ngo barasambanye wowe wagiye mu bikaze. Hari benshi babigiyemo kandi Imana irabakiza. Wowe wibyinira ku cyaha ihane ukurikire Kristo umubwire ngo Kristo we nyapfuye ubwo bucafu arakoze urahita kumubara intama cyangwa urubura rwa shereki kandi urataha wishe kandi ubabariwe neza ubyine gake wabyina gake wasibuka gake ariko ukihana cyane amaso yawe nta gucuruza umubiri wawe ntugucuruza imbaraga zagisoro ntizigucuruza ugasa n'umuntu witwararitse kuri Kristo kugira ngo umunsi azagaruka azavuga ati yobo dore umwana wanjye wihanganye mu isi y'ibigeragezo kandi ntacuruje karagaciyeho